umugore rero aramusekera hehehe Yosefu uragahungu k'ibogari ufite amatuza dore ya matuza ko yariko ufite ibiroso yanwa ngo basigaye babyita ibiroso nabuze nubwo guhanaguza inkweto yanjye ariko abasore ngo barabifite ibyo biroso bizapfuka ibyo bituza bizahomba nusigara uri sikorete nutamenye icyo Imana yavuganye na ibintu by'ingenzi bituma abantu bakomeza kuba munsi y'umuvumo kandi basenga ari hame rikubwira ngo mbere yo gusarura banzu ugire gute banzu bibe Bibiliya nibivuga ngo mutange muzahaba gutanga bihesha umugisha ukaburaho warabaye nka nkonjo udutoki twarabaye gutya warabaye nakange uzavanaho umugisha ejo narababwiye ngo injangwe uyicira imbeba wayiyiha igakanura amaso n'inzara wayegera ikenda kukurya kandi umuntu ntago ajya arya imbeba kubera ubujangwe buyirimo abantu turakizwa ariko ubujangwe ntibutuvamo ubujangwe bw'ubugugu ubujangwe bw'ibusambanyi uriya niba ushaka k'imbeba injangwe yashize mu bujangwe uzanyuza imbeba imbere yayo abasengesho n'abantu biharaye tinkumva imbere utamaye amafaranga ayo uzabona era mugenzi we ngo ntayo uzabona hari ihame rikubwira ngo biba uzasarura bita uzabikuza n'abahanuzi b'ibinyoma akira amafaranga ntabwo amafaranga bayatera nk'ibibabi ubujiji ugasanga umuntu afashe iminsi 40 ngo ariyiriza ntabwo rwanya kwiriza nanjye negeze kwisenga nabaye ubuhamya nenda no gupfa ariko urimo urashaka akazi kandi umaze iminsi 40 wiriza ubusa uzakora rya ndetse muri iki gihe abantu bamenyereye Imana rwose ava gukora ibyaha akaza agafata mikoro akaririmba ava gukora ibyaha akaza agahimbaza habe no kwihana kandi mukanya bakamuhanurira ngo yakire ibitangaza bizanyura biramugenze ngo bizanyura he abantu bameze nk'abarishiriza ku kiziriko bahora bizengurukaho ntacyo ukora ngo kigende urabona udufaranga tugaca mu myanya y'intoki ubuzima bwaraze kubera ibyo binyururu ariko hereza Imana icyubahiro kuko ivuganye nawe uyu munsi irakubohora uyu munsi iragukura iyo minyururu uyu munsi iragukura iyo minyururu uyu munsi urakira kubohoka mu izina ryayo zamura haleluya butsinze ariko ndagira ngo usubize amaso inyuma ufate itoroshe yo mu mwuka utoroshe mu miryango y'iwanyu uko babaye urebe ubuzima so na nyoko bakuriyemo urebe ubuzima sogokuru wawe yabayemo n'abakuru bawe n'abarumuna bawe urebe amateka y'iwanyu numara kuyareba biraguha ishusho ikwereka icyagakiza kavuze ku buzima bwawe birakongerera imbaraga zo gusenga no kwitandukanya n'ikibi cyose cyagusubiza muri karande ndagira ngo tuzamure amaboko dusenganire isengero ndavuga usubiremo uravuga ngo mwami Yesu uravuga cyane ngo mwami Yesu mpagaze imbere yawe ndi umunyabyaha navukiye mu byaha mwami ababyeyi banjye nimwo bambyariye ababyeyi banjye niho ibyo byaha nabikuriyemo byivurugutamo ndetse byangize ingaruka zitandukanye igihe kimwe najyaga kwisanga ngasanga nabaye nk'abambyaye ibyo nashaka nkabona nabisubiyemo nkakora ibyo nashaka nkanyuraho nagomba kunyura nkarya ibyo nagomba kurya nkararaho nagomba kurara ariko muri aka kanya ciye bugufi mwa kugira ngo umbabarire ibyaha byanjye mwa umbabarire ibyaha by'ababyeyi banjye bararagushe baraterekereye barasambanye bagiye mu bapfumu hari amasezerano bakoranye n'abadayimoni hari ibitambo batanze ariko uyu mwanya ibyo byose
byose nitandukanya nabyo nitandukanyije nabyo nitandukanya nabyo nitandukanya nabyo mu izina rya Yesu izina rya Yesu amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu anyeze n'abana banjye banjye n'umuryango wanjye n'umuryango n'ibyanjye byose n'abankomokaho bose turishinganishije mu maraso ya Yesu Jesus zamura ibiganza byawe hari imbaraga z'Imana hari imbabazi z'Imana numva Imana irahangaha muri aya materaniro haleluya hari imbabazi z'Imana haleluya hari ikiganza cy'Imana haleluya hari ukuboko kw'Imana gukomeye haleluya vuga ngo uyu munsi urusika rwamuzaga n'ibisekuruza byanjye ndarusenye mu izina rya Yesu vuga ngo uyu munsi indwara zose za karande ubukene bwo mu miryango impfu zo mu miryango ubusambanyi bwo mu miryango kutubaka ingo mu miryango ubutindi bwo mu miryango ibyo byose bibi byankurikiranaga ndatandukana nabyo mu mbaraga z'amaraso ya Yesu vuga ngo uhereye uyu munsi amateka yanjye vuga cyane ngo amateka yanjye arahindutse satani ndagutangarije amateka yanjye ahindutse imibereho yanjye irahindutse ubuzima bwanjye burahindutse urubyaro rwanjye rurahindutse mu kazi kanjye birahindutse mu mibereho yanjye birahindutse mu izina rya Yesu nakiriye umugisha ngo nakiriye umugisha uturuka kuma umugisha wa Aburahamu umugisha wa Isaka umugisha wa Yakobo ubwo kwizera Kristo ubwo kwizera Kristo ndawakiriye mu izina rya Yesu zamura ikiganza cyawe vuga ngo uhereye umunsi ishusho bambonaga ishusho bandeberagamo ntabwo ariyo bazongera kumboneramo kuba none ko uyu munsi mu izina rya Yesu uhereye umunsi ndashinganisha abana banjye mu maraso ya Yesu ndashinganisha umufasha wanjye mu maraso ya Yesu uhereye umunsi ndashinganisha akazi kanjye mu maraso ya Yesu uhereye umunsi urugo rwanjye ndarushinganisha mu maraso ya Yesu uhereye umunsi nishizeho uruzitiro rw'amaraso ya Yesu tangaza uvuge ngo sinzapfa vuga cyane uvuge ngo sinzapfa nzarama tekerereza abantu kugira ngo imirimo Imana yankoreye zabona ibyiza by'imbuto zo mu nda zanjye zabona umugisha w'abankomokaho mu izina rya Yesu nzabona umugisha w'imirimo yanjye nzabona imigisha y'abana banjye nzabona imigisha y'urubyaro thank you Jesus muri ibiganza byawe
Numva imbaraga z'Imana muri uyu muntu. Hallelujah. Supernatural power. Hallelujah. Numva imbaraga zibohora. Hallelujah. Numva imbaraga zikiza. Hallelujah. Numva amateka ari mahindu. Hallelujah. Numva abazimu barimo basohoka. Hallelujah. Numva nyabingi zirimo ziseze. Hallelujah. Numva ubukene burimo butaka bugenda. Hallelujah. Numva amahembe n'ibitega biseze. Numva ijuru rikingutse. Numva ijuru rikingutse. Ijuru rirakingutse. Ugiye gura n'Imana mu buryo budasanzwe. Akira. Yes. Zamura ibiganza wakira imbaraga z'Imana. Akira imbaraga z'Imana. Akira imbaraga zikiza. Akira imbaraga zibohora. Ibyararaga bikuniga. Ibyararaga bikujwigiriza. Ibyararaga bigucurika. Byarangiza bikagucurukura. Hari imbaraga zisumba byose. Hari imbaraga zimanutse. Zije kukuvana aho bagutaye. Zije kugukura iyo minyururu. Yesu. Yesu we. Yesu we. Yesu ndakumva. Yesu ndakumva. Yesu ndakumva. Yesu ndakumva. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Numva imbahe zirimo kubohorwa. Hallelujah. Byinshi kandi tubohokera imbere. Komeza umusiga amavuta agarare mu tware bwa connection yawe ibanga kandi imbaraga zawe zibe kuri we. Gisha bugufi ijwi ryawe muri we tubyumve. Izina rya Yesu. Amen. Nongere mbaramutse Yesu ashimwe. Koze Fonse kunyakira tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganire. Baje nyuma nitwa Pastor Jean Marie nk'uko yabivuze. Nkorera umurimo w'Imana i Kigali. Uyu munsi nkaba nishimiye kubana namwe. Kandi ntago naje uyu munsi, naje kwa gatanu. Rero maze kumenyera, maze kuba umusango. Ntago turi butinde rero. Turasoma ijambo ry'Imana n'ubundi bari barisomye. Riri mu gitabo cyo Kuva ibice 20. Duhereye ku murongo wa 3 tukageza ku wa 6. Aravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yawe. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yo hejuru mu ijuru cyangwa ubutaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. 5 ntukabyikubite imbere. Ntukabikorere kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa basi ageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye ageza kubuzukuruza babo bibihe 1000. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Abo tumaranye iminsi, tumaze iminsi twiga inyigisho zo kubohoka. Ni inyigisho Imana yamishuriye uko z'Imana yabivuze. Mpereye mu mateka yanjye bwite
ndetse n'ay'imiryango yanjye. Maze gukizwa rero hari ibintu nahishuriwe mu gihe nasengaga, Imana igenda imishurira byinshi mu buzima bwanjye ndetse n'ubw'umuryango wanjye, kandi imishura byinshi no mu buzima busanzwe bwa Kristo tubamo. Niyo mpamvu nagiye ntegura izi nyigisho kugira ngo zimfashe, zibanje nze kumfasha mbere, ariko kandi zizafashe na bene data dusangiye urugendo rwo gukizwa cyangwa kujya mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi rero ngira ngo abo twabanye twarize, barebye impamvu ziza n'umuvumo wa karande, ndetse tureba n'ibimenyetso bigaragaza imiryango imwe n'imwe ikorerwamo n'umuvumo wa karande, ariko kandi tureba n'uburyo umuntu yabivamo. Ese ibyo bintu niba bibaho nabasha kubitsinda, abasha kuba mu buzima bw'umugisha? Twarabirebye rero mu minsi tumaze, kandi ndahamya nashidikanya ko abo twabanye hari urundi rwego bagezemo rwo kuboho. Imana itugirire neza. Uyu munsi rero turakomerezaho, tugiye kureba muri Bibiliya. Noneho tugiye kureba iyo mivumo yo mu bisekuruza cyangwa yo mu miryango, ariko noneho mu byanditswe byera. Ese Bibiliya bivuga iki? Ibi ni ibintu jambo yihimbiye cyangwa biri muri Bibiliya? Ese hari abantu muri Bibiliya byaba byarabayeho dushobora kubona ndetse babashije no kubivamo? Ndumva ari wo murongo dufite uyu munsi, kandi nizeye nashidikanya ko Yesu arabana natwe. Nk'uko rero twasomye, iyi mivumo ya karande ikurikirana yo mu bisekuruza cyangwa mu miryango, ni imivumo ikurikirana kugera ku gisekuru cya kane. Niko birivuga, gisekuru cya kane. Kandi iyo tuvuga imivumo tuba tuvuga ibintu bibi byagiye bibaho, bikaba ku babyeyi, bikava ku babyeyi bikagera ku bana, bikava ku bana bikagera ku buzukuru, bikava ku buzukuru bikagera ku buzukuruza. Ndetse uzitegereze n'abantu muturanye, uzasanga hari umuryango ushakamo umuntu ubuzima ukamubura, ugasanga abantu bose barangiritse. Uwo muryango abantu bose barangiritse. Niba ari abasinzi, barasinze, barasinda, barongera barasinda, n'umwana abyiruka yitoza ku nzoga. Niba ari abasambanyi, barasambanye, barasambana, bamwe imiryango sidira bica ariko ntibanumva, abandi basama inda zitateguwe, n'abandi ntibanareberaho ngo babyirinde, ariko kubera ko ari ibintu bya karande bibabaho, birongera bibabaho, ugashaka umuntu waramutse ukamubura. Niba ari ukudashaka, ugasanga ejo abo twari kumwe n'abahaye ubuhamya, mbaha umuntu w'umudogiteri urumuna w'imyaka 45 ari aho ntiyashatse, na mushiki wabo w'imyaka 40 ntabwo arashaka. Niba ari ugukenyuka, ugasanga nta muntu urenze imyaka 30, buri wese ugejeje imyaka 25 kumva ngo igare riramukubise, anyereye muri dushe arapfa, n'ibindi. Impanuka yabaye mu modoka ariko ne wavuyemo wapfuye, abandi bose bararokoka kubera ko muri umuryango harimo karande yo gukenyuka.
ugasanga abantu bose ukene bwarabariye bwarabamaze tugerageje kugira akora yapanga butike abajura bakaza bakayipfumura muri quartier izabandi zigasigara. Rero ibi ni ibintu bibi biba mu muryango by'uruhererekane. Bishobora kuba ari indwara z'ibyorezo ugasanga abantu barabizi ko iyo ndwara ari ya famille. Niba ari asima bakaba bizi ko ari ya famille. Niba ari diabete nuko. Niba ari imivuduko ugasanga no ku myaka 20 abana baratangira kurwara imivuduko. Niba ari igicuri ugasanga umuryango wose cyarabuzengu. Ibi bintu rero bigenda bisimburanwa mu miryango nibyo twita generational curses cyangwa imivumo ya karani. Niba ari ubupfumu ugasanga abantu bose mu muryango n'abapfumu gusa buzuye. Niba ari abarozi ugasanga uburozi umubyeyi arabusigira umwana akabusigira umwuzukuru akagira gute ugasanga umuryango wose n'abaki n'abarozi. Niba ari abacuraguzi ugasanga umuryango wose n'abaki n'abacuraguzi. Ndashaka kuvuga uyu mugoroba iki gitondo nako hejuru y'imbaraga za karande zirondora imiryango. Nugerageje gukizwa akabizamo akabimaramo ukwezi kumwe kwa kabiri akaba yasubiyeyo kuko hari imigozi musubiza hehe muri karande. Ugasanga yari umuririmbyi mwiza w'umukobwa ariko kubera karande ejo kumva yishingiye cyangwa umusore ejo kumva bamuteye inda kubera ko iwabo nta muntu wigeze asezerana, nta muntu wigeze akora mariage religieuse, nta muntu wigeze wambara impeta ngo abakozi b'Imana bamuhesha umugisha. Arambara impeta yivanye ko iwabo nta wigeze bagendaga nijoro ibihunyira bibaherekeje. Bene data umunyarwanda aravuze ngo utazahava ntabwo amenya, utazava ntabwo amenya hagira gutema ahajya. Iyo tugiye muri Bibiliya rero ntabwo tugenda dusoma ibyanditswe uraza kubyisomera wishakire muri Bibiliya. Dusangamo umuryango w'umugabo witwa Aburahamu. Aburahamu yabyawe n'umugabo witwa Tera. Bitubwira ko Tera yaramyaga ibigirwamana. Tera yasengaga izuba ndetse ngo n'ibyo bigirwamana yarabicuruzaga. Mu yandi magambo Aburahamu yavukiye mu muryango wuzuye umuvumo mu Rwanda twabyita nko kubandwa no kuraguza no guterekera. Nibwo buzima yakuriyemo. Mwese murabizi igihe kiragira mu bice 12 Imana iramuhamagara itangiriro iramubwira ngo va mu gihugu kiwanyu usiga inzu ya so ujye mu gihugu nzagira gute. Imuha amasezerano menshi singiye kuyavuga muze gusoma Bibiliya. Ariko ikigutangaza kubera background kubera kavukire ya Aburahamu yagejeje imyaka 90 atarabona umwana. Aburahamu rero sinshaka gutinda kuri aya mateka ibyamubayeho niki. Igihe kimwe ajya muri Egiputa arabesha ngo Sara imushiki wanje. Umuvumo w'ikinyomo bugize gute uburinjiye. Hari abakristo babesha akakubesha ukagira ngo ni semuhano. Ntatinya no kubeshera ku gatutu.
ntatinya no kubesha umushumba we akakunyobeka wamubaza ngo urava he ati mvuye muri Bukavu kandi ubona ava hari haruguru muri gare akabesha umugore we akabesha umugabo we kandi ikinyoma cyaranze umuvumo w'ikinyoma bugize gute ntagaruwa gusa wibuke ko icyo gihe Sara yari iki yari ingumba yagendanaga n'umuvumo w'ubugumba iyo usomye mu kuva 23 26 arabango mu gihugu cyawe nta uzagumbaha nta nuzakuramo inda iminsi yo kubaho kwawe zayisohoza udakenyutse omera Imana amashyi Imana yaturemeye ngo twororoke tugwire ntago yaturemeye kugumbaha biravuze ngo mu gihugu cyawe nta uzagumbaha nta nuzakuramo iki n'imyaka yawe uzayisohoza udakenyu Aburahamu Sara icyo gihe yari ingumba ntago yari ingumba gusa nawe yaje kugira wa muvumo wo kubeshya igihe abamarayika babagabo bamuhanuriraga bakamubwira ngo uzabyara umwana w'umuhungu araseka bamubashije arabihakana yatinya kubeshya abamara ariko murumva urugo rwari rwaragenderewe urugo rurimo kubeshya urugo rurimo ubugumba urugo rurimo ibigirwamana urugo rwagira ibyo nibyagarukiye aho Sara yaje kubyara ko kumwana we Imana musezanije Isaka aramubyara ariko ikibabaje ntago Sara yigeze abona umugisha wa Isaka urareka mbabwire mwaba Kristo mwe niba hari umuvumo mubi nukubyara abantu ukazagenda utabonye ibyiza byabo ntuzabone bambara bagaradiwetinze ntuzabone basezerana akwereka umugeni bakwambika rya kamba ry'uburere bwiza kandi waravunitse ugatanga za minerva kandi warakoze amanywa n'ijoro ngo abana bakure ariko mu gihe cyo kubona ibyiza ugacaho babyeyi ntago ari umuvumo babyeyi muri aha ntago ari ibibazo hari ikintu kinezeza nko kubona abuzukuru di ababyeyi hari kinezeza nko kubona abuzukuru Sara rero ntago yigeze abona abuzukuru kubera imivumo ibyo bivaho Isaka umuhungu we nawe abeshya ikinyoma kimwe nicyo se yagize gute arabe ndimo ndabereka karande ku ntirondora umuryango nawe arabeshya ngo Rebeka ni iki ni mushiki kandi nanone Rebeka yari ingumba ibyo nibyagarukiye aho Rebeka nawe ntago yabonye ku mbuto zabuzu n'abana be yari yarapfuye ibyo nibyagarukiye aho Isaka nawe agira gute arabyara abyara uwitwa Yakobo ariko hagati aho Rebeka nawe yari afite ikinyoma ni nawe washutse umuhungu we mutoya Yakobo n'amayeri yo kuriganya umugisha wande wa mukuru we nde ibyo nibyagarukiye aho Yakobo nawe izina rye ryitwaga umuriganya urumva we yagezeho biba birebire agezeho yitwa n'izina rimaci bijyanye n'ibyo yanakoze Yakobo aragenda ajya kwa Labani n'umugore we ayo mateka sinyatindamo urabizi ukuntu yatenderaga agasaba umugeni wasabye ntibagire gute mu gutegeka 28 wa 30 arabanga uzasaba umugeni agire gute uzubaka inzu we
umugeni asabye ntaba ari we bamuha kubera ngewe narisobanukirwa najyaga ndambagiza umukobwa bakamuntwara nkanuye kandi umukobwa mukunda n'abankunda kubera karande bakamurongora nkanuye nde imyaka yamaze mwese murayizi utayizi ajye kwisomera Bibiliya ntago ari ibyo gusa umugore we nawe yari umujura uko yibye ibigirwamana cyane urumva karande umuryango kuri uzengereje ikinyoma ubujura kubeshya ari n'ikindi rero Aburahamu yagiraga abagore benshi polygamy kandi na se yarabagiraga kandi na Isaka yagiraga gute naba Yakobo barabagira umuvumo wa polygamy wari uri muri uwo muryango ndimo ndakwereka amateka muri Bibiliya Haleluya si ibyo gusa rero Yakobo nawe yaje kubyara abyara umuhungu nkunda cyane bita Yosefu bereza Imana icyubahiro Haleluya ariko wampereye Imana icyorodi numva mvuga nitonze ndashaka inyigisho muyikurikirana neza Yosefu ngo amaze kuvuka gira mugenzi we ngo arota inzozi agira gute amaze kuvuka Imana imuvuga Imana igira gute imuvugaho barota imiba yunama inyenyeri n'ukwezi byikubita hasi umuba ugira gute usigara uhagaze Haleluya uyu mugabo rero niwe watangiye guhindura amateka y'iwabo Bwana sifiwe hari umuntu yumva ngo azamure Haleluya Haleluya uyu mugabo niwe watangiye kugira gute Imana yahereye yindura amateka ya hehe iwabo sinzi niba munyumva uranyumva binyuma anishimwe bene wabo kubera karande batangira kumurwanya no kumugambanira ngo bazamwice inzozi ze kuzasoho ariko ndagira ngo ubwire mugenzi wawe ngo iki Imana yakugambiriyeho kizasoho bwira mugenzi we mwegeranye ngo nibashaka bagambana nibashaka bajye kuraguza nibashaka bajye mu bapfumu nibashaka bakora utunama rwihisho iki gitondo ndagutangariza iki Imana yavuze ku buzima bwawe iki Imana yakugambiriyeho babyemera batabyemera kizasohora babikunda batabikunda kizasohora bwira mugenzi ngo no muri gereza kizacamo ariko kizasohora mubwire ngo no mu minyururu kizanyuramo ariko kizasohora mubwire ngo bazakijugunya mu rwobo kizavamo ariko kizasohora Haleluya wateye Haleluya ariko niba ubyumva neza oh Haleluya kizasohora amateka murayazi uko bamugambani bamugurisha Abishimayeli agezeyo umugore wa Potifari ngo aramubenguka nta kindi yashakaga kuzica inzozi ze reka mbabwire mwa basore mwe hari igihe uririmbuka abantu bakagukunda ukagira ngo ni byiza mwa nkumi mwe barangiza bakaza ngo kandi bashaka kwiciyerekwa ryawe umuntu ufite
inzozi aririnda. Bwira mugenzi wawe ngo umuntu ufite inzozi aririnda. Umuntu ufite iyerekwa ryo kuzahindura umuryango we afite uko yirinda, afite uko yitwara, afite uko yifata. Icyo uzaba cyo, bwira mugenzi wawe ngo icyo uzaba cyo utangira kucyitoza ukiri mutoya. Utangira kucyitegura, ugatangira kucyitoza ukiri. Uzarebe n'akana kaba kayobozi, ubwana buto usanga ariko kaboroganiza. Ariko umuntu wabiri hanze ugasanga umuntu w'umupapa aragenda ari avoka ya mu bwanwa, zuzuye mu bwanwa, ubushera bwuzuye mu bwanwa. Umuririmbyi cyangwa uwasanga neza neza neza. Ariko birava ngo turi abakozi b'Imana kandi tugomba kwihesha agaciro abakozi b'Imana. Haleluya. Umugore rero aramusekera, Yosefu uragahungu k'ibogari, ufite amatuza, dore ya matuza ko yariko, ufite ibiroso, yanwa ngo basigaye babyita ibiroso. Nabuze nubwo guhanaguza inkweto yanjye, ariko abasore ngo barabifite. Ibyo biroso bizapfuka, ibyo bituza bizahomba, nusigara uri sikorete nutamenye icyo Imana yavuganye na. Yosefu aramwitegereza ati, urashaka kwica inzozi zanjye, urashaka kunsubiza muri karande z'ubusambanyi bw'iwacu? Aravuga ngo ndaguhakaniye. Haleluya. Nibashaka bamfunge, nishaka nzaheremo, ariko namaze kumenya karande y'iwacu, narayisobanukiwe. Namenye ko ari karande y'ubusambanyi, namenye ko ari karande y'ibinyoma. Ntago nkwemerera uyu muryango wa karande, ntago ndi buwukingure. Arawufunga, arawudanangira, arawudana. Agira guteye, baramufata bamujyana muri ge. Haleluya. Ikishimisha rero, gereza yari umuryango wo kugira ngo icy'Imana yavuze kuri uriya mugabo gisohore. Aruyumvisha gakomera Imana amashira. Haleluya. Ageze amateka uko yabaye murayazi, yarotoye inzozi z'abakoraga ibwami. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Noneho ngo abandi bose banani wageze kwa Farawo arabisobanura, bagira n'inama, baravuga ati mu gihugu cyanyu twakura he? Haleluya. Twakuraho umuntu w'umunyabwenge, twakuraho umuntu w'umuhanga nk'uyu nguyu. Arangije ngo aciteka aravuga ngo mu gihugu cyanyu uretse ku ntebe yanjye y'ubwami, haleluya, niho nzagusumba honyine, ahandi nkweguriye igihugu cyose. Ntawe uzemera kwinjira utemeye, ntawe uzasohoka utamwemereye, ntawe uzahaha utamwemereye. Ariko mwakomeye Imana amashyi mukabyara. Umugabo nabonye wagize poste nyinshi n'umugabo bita Yosefu. Yabaye premier ministre, yabaye ministre intérieur, yabaye wa defense, yabaye wa immigration, yabaye byose. Ariko Imana mwayipepe mwokabyara. Haleluya. Haleluya. Icyo ntabwo rero aricyo nashatse gutindaho. Bana sifiwe. Uwo mugabo Yosefu yabyaye abana, umwe amwita Manase, undi amwita Efurayimu. Haleluya. Amwita Efurayimu. None igihe kiragera, sekuru aza kubasabira umugisha. Umwana w'imfura niwe warambikwaga ikiganza cy'iburyo agahabwa umugisha. Haleluya. Ukurikiye rero yajyaga icy'iburyo, ariko ngo arangije araza amaboko arayabusanya. Ariko wampereye Imana icyubahiro. Haleluya.
neza mugenzi wawe mwicaranye umubwire ngo Imana igiye kubusanya amaboko. Imana igiye kubusanya amaboko kugira ngo ice karande zari zararandatanye mu muryango wawe. Imana igiye kujuranya amaboko igukozeho ikiganza cyayo, ikiganza cyayo cy'iburyo. Haleluya! Oya ariko Imana yabusanya ayo maboko cyangwa ibyihorere? Iyabusanye cyangwa ibyihorere? Hari umuntu wumva ikwiye kuyabusanya ngo azamure haleluya? Haleluya! Papa w'abana aza kuvana ikiganza cy'iburyo kuri Efurayimu w'ubuheta. Haleluya! Muzera mubwira ngo no, bireke icyo nakoze nagitekereje. Ndagira ngo ngubwire ngo Imana ntijya yibesha, icyo yagambiriye gukora ku buzima bwawe igomba kugikora kandi nta wayivuguruza. Komera Yesu amashyi bubyumva. Haleluya! Sinzi niba ari abapfumu bashatse kugukuraho ikiganza ariko Imana yakigushizeho, iba yakigushizeho. Sinzi niba ari abarozi bashatse kukigukuraho ariko Imana yakigushizeho, yakigushizeho. Sinzi niba ari imiryango yawe. Haleluya! Imana yakigushizeho, iba yakigushizeho. Ariko mwami wamukomeye amashyi yokabyara. Haleluya! Uracyanyumva? Abinyuma hariya muranyumva? Mani baho umugisha. Haleluya! Ndashaka ko tureba twihuta ibintu by'ingenzi bituma abantu bakomeza kuba munsi y'umuvumo kandi basenga kandi bagira gute? Kandi bagira gute? Ariko bagakomeza kuba munsi y'umuvumo wa karande. Icyambere n'ubujiji, ignorance, ubujiji. Bwana sifiwe. Icyambere n'ubujiji. Iyo dusomye muri Hoseya ibice 1:6 haravanga ubwoko bwanjye burimbutse buzira kutamenya. Hoseya ibice 1:6. Abakristo benshi bari mu rusengero barasenga ariko ntago bashaka kwiga ijambo ry'Imana, ntago bashaka gusoma ijambo ry'Imana ngo barisobanukirwe. Nibarangiza ngo bakora iby'Imana ibasaba. Ejo bundi nimo mbigisha narababwiye ngo Imana yacu ntago ikorera mu marangamutima, ntago ikoreshwa n'amasantima. Anditse umwe yaranditse aravuga ngo umukristo udasoma ijambo ry'Imana, umukristo utiga ijambo ry'Imana ngo risobanukirwe, akora iki ijambo ry'Imana rimusaba, ameze nk'umwavoka ujya kuburanira umukiriya nta ngingo n'imwe azi y'amategeko ahubwo akoresha amarangamutima. Unimo muranyumvara? Biravuga ngo ameze nk'umwavoka ujya kuburana akagenda yitwaje amarangamutima ariko ntaritikire, yo bita ritikire, nta ngingo z'amategeko afite. Yagera imbere y'umucamanza agatangira kurira ati yo, urabibona ko umuntu wanjye rwose adashobora kwiba. Gira mugenzi ngo mu rubanza akora ingingo ntago akora amarangamutima. Bakubwira batari ngaho iki cyemeza ko umuntu wawe atisha umuntu, urabibona aritonda, ubona unamubonye n'igihagararo, urabona yagira nabi. Ndashima umugabo witwa Yesu twakurikiye
Satani yaje kumugerageza aramubwira ngo handitswe ngo umuntu natungwa n'umutima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Dawidi arongera avuga ngo nibiki ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ntacumura kuri nde yemwe. Dukomere Imana abashyi kubw'ijambo ry'Imana. Ubujiji butumye abantu benshi bakomeza kuba muri karande. Haleluya. Kubera kutamenya. Umuntu ashobora gufungwa, urankurikira, bakaza kumufungurira kubera ko adafite amakuru ko imiryango ifunguye, agakomeza akibera muri gereza. Iramugenzuye ngo amakuru ni ingenzi, ariko amakuru ntabwo ari ingenzi ye. Arya kuri Radio Rwanda bavuga ngo iki? Ngo ikintu cya mbere ni iki? Torero ikintu cya mbere ni amakuru. Ba Kristo ikintu cya mbere ni amakuru aturuka muri iki gitabo cyera Bibiliya. Dukomere Imana amashyi niba tubyumva. Undi mwanditsi yaranditse aravuga ngo abantu biraborohera gusenga bakajya ku musozi kanyarira bakajya muri murya niba ari murya, ariko birabakomerera gusoma Bibiliya. Abantu gusenga ukaza ukirwa Imana agira neza biroroha, ariko gufata iminota 30 ugasoma ijambo ry'Imana abakristo birabakomerera. Ndabeshara arwo wasanga nubamaze ukwezi akayihungura aje gusenga gusa atazi nahibu. Ubujiji kudasobanukirwa ijambo ry'Imana icyo rivuga ngo nurangiza ugikore. Narindi mbwira abantu mbigisha ndababwira ngo Imana ikorera muri principe mu mahame. Birava ngo nugira gutya nanjye nagira. Hari ihame ryo kubiba no gusarura. Iryo hame murarize. Hari umuntu ushobora gusarura atarabibye. Aruharira. Umuhinzi ashobora kujya, abandi bashobora guhinga akanuye yarangiza akazajya gusarura. Hari ihame rikubwira ngo mbere yo gusarura banzu ugire gute? Banzu bibe. Bibiliya nibivuga ngo mutange muzahaba. Gutanga bihesha umugisha. Ukabura aho warabaye nka nkonjo, udutoki twarabaye gutya, warabaye nakange, uzavanaho umugisha. Kandi Yesu yaravuze ngo gutanga bihesha umugisha kuruta kugira gute. Bibiliya ivuga ngo mutange icya 10 n'amaturo mbagomorane imigisha. Weho warigometse n'abashumba bayarya, ariko ubundi yo tuyari. Iramugenzuye ngo ubundi yo tuyari. Umuntu aravuga gutya agatuza kareze atashya kangwa ji wababa. Ese ngwete mucikeho nibwo wakwishima. Singiye kuba nk'ababandi bava ngo batunzwe n'amaturo y'abantu. Be dufite n'amaboko n'ubwenge turikorera, ariko unatuye amafaranga agakora umurimo w'Imana nta cyaho ubugize gute. Uru rusengero wicayemo ntago rwamanutse ngo ruve mu ijuru rugwe hano. Nta mafaranga agize gute. Jambo ari kugera hano narateze ntago naziye mu mwuka ngo nikubite hano. Niba uri umunyamwuka uzagenda uvuga indimi ariya mu isoko baguhese tuzucuranga. Niba uri umunyamwuka uzagende ujye mu modoka y'abantu uvuga indimi usohoka utishyuye tubone ko batagufata mu mashati. Agibyo ko babashutse. Iramugenzuye ngo amafaranga ni igikoresho kidufasha gukora umurimo w'Imana. Haleluya. Haleluya. Umuntu Imana yamuhaye akazi arahembwa miliyoni kandi se ufite amashuri kurusha abandi nta n'agaciro umuntu wamuhaye. Ejo narababwiye ngo injangwe uyicira imbeba wayiyiha igakanura amaso n'inzara, wayegera ikenda kukurya kandi umuntu ntago ajya arya imbeba kubera ubujangwe buyirimo. Abantu turakizwa ariko ubujangwe ntibutuvamo. Ubujangwe bw'ubugugu, ubujangwe bw'ibusambanyi, uriya niba ushaka ko imbeba injangwe yashize mu bujangwe
uzanyuze imbere yayo imbeba barayitoye ngo umwami ibinyamaswa zose zirayita injangwe nabo zirayitora bati turakwimitse injangwe ibera umwami bayambika karuvati bayishyira ku ntebe nk'iriya kanone yicayeho baramugota besikoti baraho injangwe itangiye disikuru nk'uko ndi kuvuga bari babitana akayo bati tuze kureba iriya njangwe yashize mu bujangwe mu gihe arishishikaye abwira imigabo n'imigambi nzakora ibi nzagira gutya bose akabeba kati ibyo kwibuka disikuru iby'ibyubahiro ibiratururuje ku kabeba niba ushaka kumenya ko umusore yashize mu busambanyi muzana imbere inkumi y'ikimero cyiza niba umuntu ushaka kumenya ko yashizemo ubujangwe bw'ubujura mushyire ku kigega cy'amafaranga uzabona ubujangwe ko butazi inzara zigasusuruka rero Imana iguhaye umugisha none yaguye ngo kuraho kimwe mu 10 sinamezi inzara urazizanye ifunga uzabigenza gute niyo mpamvu tuyobora abantu batindagaye abantu bakunjamiranye kuko ntago bazi ibanga ry'umugisha mwese ntago mufite telefone ra abafite telefone muzamura ikiganza izi mobile phone simuze vitesse uriya ushobora kwikora ugahamagara umuntu utashyizemo amayinite birashoboka iyo hamagaye bakubwira ngo iki sorry your money is not enough please recharge mutabivuga ko nimujya mu byo uzaze rero ugiti shikara baba amayinite turebe ko yizanemo ari ihame rikubwira ngo ukora mu mufuka ujye kugura amayinite rodingemo hamagara yitaye ku rusaku ubwo ni kabarokore Mana ngirira neza Mana ntabara dareba kuri konti yawe ugasanga ni vide kavuga ngo your money is not enough ntuyikangisha ngo iminsi 40 no uzafate kaga karita dushyira muri banki usesekemo igeze kujya nka kubitamo nzi ko amafaranga ari bakansubije nabi kandi biraba ngo twibikira ubutunzi mu ijuru ayingese n'inyenzi zitagira gute ari umuntu ufite konte mu ijuru ngo azamura ikiganza pepera Imana haleluya haleluya iyo dutura dutanga icyacumi dutanga amashimwe twitanga mu murimo w'Imana tuba turimo twibikira kuri konte yacu yo mu ijuru ayingese n'inyenzi n'abajura badacukura ngo bagende iyo twageze muri krize twageze mu bigeragezo tujya tuza tugapfukama twarangiza tugafata sheke tukabikuza mu gihugu cyo mu ijuru muri konte yacu ariko wakomeye Imana amashini mu byumva haleluya mbariza mugenzo ngo konte yawe yo mu ijuru uyigenzuye uyicekinze balance yabihagaze ite oya mumbariza wo mwegeranye uti ubu ngubu akubwira ngo ujye kubikuzaho arababikuza akajejegeri ka 5 arababikuza k10 arabakibikuza ka 20 uko yo niyo babita hehe kuri konte yo mwe Mana rabasengesha n'abantu biharaje tinkumva imbere utamaye amafaranga ayo uzabona biramugenzi ngo ntayo uzabona hari ihame rikubwira ngo biba uzasarura bita uzabikuza n'abahanuzi b'ibinyoma akira amafaranga ntabwo amafaranga bayatera nk'ibibabi ubujiji ugasanga umuntu afashe iminsi 40 ngo ariyiriza ntabwo ndwanya kwiriza nanjye nigeze kwisenga nabaye ubuhamya nenda no gupfa ariko urimo urashaka akazi kandi umaze iminsi 40 wiriza ubusa uzakora ryari
aho kugira ngo usenge ubundi ugomba gusenga ukanakora. Gusenga ukagira gute? Urasenga. Ibintu rero byo kwirwa ku misozi gusa no kwirwa mu cyumba ukene buzakurya n'ikariso buye. Uko rero ngo nzaho umugisha imirimo y'iki? Biravanga ubwoko bwanjye burimbutse buzira kuta. Musome ibyanditswe, ucukumbure mu byanditswe, umugisha wose uri. Ibyo wakora byose ngo ubone umugisha bigize gute? Birimo. Bwana sifiwe. Hano umugabo wavuze iki gihe mu Kuva 20 Imana yavugaga ibwira Abisiraheli, urerekana babwiza ukuri. Ntago imivumo niyo tuyigisha, ntago iva muri bari abadayimoni, neva. Ahubwo imivumo iva mu Mana kuko wapfukamiye abadayimoni. Hanyuma rero imivumo nabo abadayimoni ni igikoresho cy'Imana ahubwo ikoherezaho kugira ngo biguhondagure uko wateshutse inzira. Ikindi cya kabiri gituma abantu baba munsi y'ububata bw'umuvumo ni ukutizera. Utagira gute? Biravanga utizera mu Baheburayo 11:6. Ntibishoboka ko agira gute? Anezeza iki? Imana. Kandi ikindi kwizera niko kwadukijije tuva mu byaha, ntabwo ari imirimo yacu myiza. Kwizera niko kwagize gute? Kwadukijije. Umuntu rero ufite kwizera, haleluya, areba ibyo abandi batagize gute? Ntavuga nk'abandi. Y'abandi bavuga ngo turashize, we ababona ibintu ari bizima. Haleluya. Burimo turagenda. Umuntu ufite kwizera ntabwo inyoni igwa ku mabati ngo yirukanke ngo abadayimoni baranyishe. Oya, ahubwo arabakubita mu izina ryanjye. Umuntu ufite kwizera imitekerereze irahinduka. Niba ugitekereza nk'abi iwanyu warakijijwe, agakiza ntacyo kakoma. Genyikizwa naravuze ngo ibyo iwacu batagezeho nzabigeraho kuko ndi umwana w'iki? Niba wizeye nkanjye komera Imana amashyi. Haleluya. Kwizera rero guhindura mentalite, imitekerereze, guhindura imivugire, ukatura ubuzima wo kwatura. Haleluya. Niyo mpamvu Dawidi yageraga mu bibazo akavuga ngo sinzapfa ahubwo nzagira gute? Urumva kwizera yemwe? Bereza Imana iki? Ari umugabo wanditse igitabo cyo kwizera, we yari umukene cyane. Rimwe atumira abantu ngo baze bataha inzu ye yaguze n'imodoka yaguze, kandi ntabyo yaguze, yabiguze mu kwizera. Kwizera ni ugusara. Bwira mugenzi wawe kwizera ni ibisazi. Haleluya. Nta logique zizamo. None ngo baraza basanga n'ubundi ari muri ka kazu k'icyumba kimwe yakodeshaga. Bati se wa mugabo wavangiwe, wasaze, atari ko nimuze murebe imodoka yanjye muri parking, kandi bo ntibayibona. Ariko yarangije tayari kugira gute? Kuyibona. Dore ikizu cyanjye uko kizengurutse ni mu kirere. Haleluya. Barataha bati muve hure yaratuye, yarasaze. Abarokore hari igihe bageraho bagatuma umutwe. Nyuma y'icyumweru kimwe Imana imukorera igitangaza. Yanze arayigura na ya parikingi uko yababwiraga n'imodoka ijyamo. Bagarutse basanga ubya bintu uko yabishushanyaga birahari. Haleluya. Kwizera kugira gute? Imana iremye isi yayiremye ivuze ngo nihabeho. Ibyo yaremye byose avuga ngo nihagire gute? Rero bwira mugenzi wa munyeganyeze ngo ibyo utabonesha ama, ibyo udafite ubifite mu kwizera. Ubifite hehe? Mu izina ryande. Rero abakristo niyo mpamvu nyiraho ngaho abakristo benshi b'i Kigali babamariye ibyabo, birwa bababeshya ngo barabasengera, barabaderivura.
ibikorwa yuti abo bashyira amaturo abo bamariye amafaranga kubera kutize. Indi mpamvu ituma abantu baba munsi y'imivumo, ndimo ndagana ku musozo, ndashaka ko tuza kugira umwanya wo gusenga uhagije tugasenga. Haleluya, haleluya. Kuba mu buzima butejejwe cyangwa bwa gipagani, umuntu akaba ari nabivuzeho, akaba ari umukristo ariko aba mu buzima bw'ibyaha. Urasenga ariko nyuma yo gusenga urajya gusambana, urasenga ariko nyuma yo gusenga urajya kunywa amayoga, urasenga ariko ukabivangikanya no kujya mu bapfumu, urasenga ariko ukabivangikanya n'ubugome n'amashyari n'inzangano n'amoko n'ibindi. Ntutekereze ko uzabona umugisha w'Imana. Gusenga ariko ukabifatanya n'ubuzima bw'ibyaha, kandi nibwo buzima abakristo twiberamo. Ndetse muri iki gihe abantu bamenyereye Imana rwose, ava gukora ibyaha akaza agafata mikoro akaririmba, ava gukora ibyaha akaza agahimbaza, habe no kwihana, kandi mu kanya bakamuhanurira ngo yakire ibitangaza bizanyura. Biramugenzi ngo bizanyura he? Kugira ngo ubone umugisha w'Imana ugomba gukinga ya madirishya yose ibyaha binyuramo, warangiza ugakingurira Mwuka Wera. Haleluya. Ugakingurira gukiranuka, ugakingurira ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Ikindi, kuba utarahaye ubuzima bwawe Kristo, utaravutse ubwa kabiri. Umugabo witwa Nikodemu yari umunyedini waho ariko ataravutse ubwa kabiri, utarakijijwe neza, utaravutse ubwa kabiri. Guha ubuzima bwawe Kristo abugenge, abuyobore. Haleluya. ubicyaremwe gishya. Ikindi rero gituma abantu ba munsi y'umuvumo, nkuko nabivuzeho, nkuko muri Maraki yabivuga, nuko udatanga icya 10 n'amaturo neza uko bigomba. Bamwe bigize abahangara bikarikira, Ananiya na Sofira ibari gutanga 100 akaza ni 10. Bibaza ko Imana ibeshwa, bibaza ko konte zawe itazizi. Icyanyuma nsorejo gituma abantu baba munsi y'umuvumo ba mu nsengero, nugukora umurimo w'Imana bagononwa. Yeremiya yaranditse ngo havumwe umuntu ukora umurimo w'Imana agira gute? Agononwa, bagusunika, baguhatiriza, bakwinginga, ubikora nabi. Niba uri muri korari bikore neza kuko uzagororerwa. Niba uvuga ubutumwa buvuge kuko uzagororerwa. Niba uri umushumba shumba neza kuko uzagororerwa. Haleluya. Iyo ubikoze neza bizana umugisha, ariko ibikoze nabi bikuzanira umuvumo. Hari umuntu ubyumvise ngo akomere Imana amashyi? Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe. Uyu rero yaranditse aravuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa basi, ariko reka twumve Yeremiya nawe icyo yabivuzeho. Yeremiya we yaravuze muri 31:21 aravuga ngo umunsi uzaza ubwo batazaba bavuga ngo aba base bari imizabibu ikarishye, ariko amenyo y'abana niyarurirwa. Haleluya. Wicyo gihe umuntu azabazwa ibyo yakoze. Ndashimira Imana kuko turi ku ngoma ya Kristo. Komera Imana amashyi. Haleluya. Abari ku ngoma ya Kristo. Haleluya, haleluya. Abakijijwe neza tukabyinjiramo tugahinduka. Bwana sifiwe. Ntabwo tukizira
nk'abo mu miryango, ntabwo tukiba nk'abo mu miryango, kuko Kristo yaraje kugira ngo abe ikivume mu cyimbo cyabo. Haleluya! Ariko wamere Imana icyubahiro. Yesu yaje ku musaraba yambara umuvumo wawe kugira ngo uhinduke umunyamugisha. Yesu yaje ku musaraba kugira ngo izo karanda zicagagure, we kuvuka mu bisekuruza, aho kuvuka mu rukirigi rw'amaraso Yesu Kristo umwana w'Imana. Zamura icyoro cy'Imana umukomere mu mashyi. Haleluya! Ikome ku gatuza uvuge ngo nzabazwa ibyanjye. Vuga ngo nzabazwa ibyanjye. Ababyeyi banjye bazabazwa ibyabo, abana babo bazabazwa ibyabo, kuko nakire Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye. Haleluya! 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 Ndagira ngo wihanurire mu kanya, kora ku gatuza wihanurire. Ibwira umutima wawe ngo mutima wanjye, uhereye umunsi, uhereye izi saha, maze gusobanukirwa kari njyewe Yosefu, kari njyewe Efurayimu, Imana itoranije kugira ngo ihindure amateka mu miryango y'iwacu. Ari ubyumva ngo azamure haleluya. Haleluya! Oya, Imana iragutoranije wa mugabo we, Imana iragutoranije wa musore we, kugira ngo ihindure amateka y'igisekuru cy'iwanyu, cya gisekuruza cy'ubukene, cya gisekuruza cyo gupfusha, cya gisekuruza cy'abapfumu. Imana igiye kugukoresha irangiza ivuguruze, irangiza kanseringe amateka mu miryango y'iwanyu. Ariko wayizamuye haleluya niba ubyumva. Oh, haleluya! Haleluya! Numva amavuta y'Imana. Haleluya! Imana iraguhamagaye, Imana iragutoranije wa mugabo we, Imana iragutoranije wa musore we, Imana iragutoranije wa mubyeyi we. Imana igiye guhindura amateka y'iwanyu, amateka y'igisuzuguriro, amateka y'icyangiro, amateka yo gucuragura, amateka yo gukenyuka. Imana nkorera, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Aburahamu ivuganye nanjye n'umutima wawe yuko Imana iguhamagaye, Imana igukuye mu muryango. Hari umuntu wumva Imana imuvanye ngo ahereze Imana icyubahiro. Haleluya! Ndagira ngo ngutangarize kuri iyi saha no kuri uyu munota, ubwire ngo ntabwo uzaba nk'uko iwanyu babayeho, ntabwo uzaba nk'uko iwanyu babayeho. Imana yanditse amateka mashya. Yegengeza mugenzi wanjye, Imana yanditse amateka mashya. Imana muri katedrali yanditse amateka mashya. Imana yanditse amateka mashya. Bwira mugenzi wanjye igisuzuguro kirarangiye, abadayimoni bararangiye, indwara za karande zirarangiye, ubutindi burarangiye. Imana ije guca agasuzuguro, Imana ije guca agasuzuguro. Haleluya! 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 Niba twarakijijwe bigomba kumenyekana ko dusenga Imana. Niba twaramenye Imana, ntabwo ikwiye kuba Imana y'amagambo, ikwiye kuba Imana nzima, Imana ikora, Imana ifatika, Imana itari y'imigani. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Igihe dayimoni zagusuzugure kirahagije, agasuzuguro k'abadayimoni turagahaye. Yesu wacu ko yarari kera n'uyu munsi ni kwa kiri kandi ni kwa zahora. Yesu aracyakiza, Yesu aracyabohora, Yesu aracyaruhura, Yesu aracyare. Yesu ndamugenze ngo Yesu ntabwo yarangije kuzura, Yesu ntabwo yarangije kuzura. Yesu aracyazura ibyawe, Yesu aracyazura ubuzima bwawe, Yesu aracyazura urugo rwawe rwapfuye, Yesu aracyazura abana babishwe n'ibiyobyabwenge, Yesu aracyazura akazi kawe, Yesu aracyazura, Yesu aracyazura amashuri yawe, Yesu aracyazura urushako rwawe rwapfuye. Ariko wateye haleluya niba
haleluya. Bira mugenzi ngo Yesu ari mu kazi. Yesu ari mu kazi. Yesu ari marakora. Ari marakora. Ari mu kazi ariko yemwe. Oya hari umuntu ubyumva ko ari mu kazi. Hari umuntu ubyumva ko ari mu kazi. Bya bindi byakunaniye. Bya bindi byananiye umuryango wawe. Barakarakaye biranga. Ariko uyu mwami w'abamari mu kazi. Abinyuma umwami w'abamari mu kazi. Reka gukuka umutima Yesu ari mu kazi. Reka kwiyaba Yesu ari mu kazi. Nubwo ubona bisa nk'ibyapfuye Yesu aracyazura sha. Haleluya. Yesu yazuye ibyanjye ndabibona we. Haleluya. Yesu yazuye ibyanjye ndabibona sha. Bibonesha amaso ya. Haleluya. Ngo baravuze ngo ntacyo uzimarira. Ngo baravuze ngo ntuzikamira nayimbwa. Bande ariko mbariza mugenzi we ngo bande. Mware ngo ni bande ariko bavuga. Hari Imana yakuvuzeho sha. Utaravuka. Utaranabaho. Niyo mpamvu abandi bapfuye ugasigara. Niyo mpamvu ndazavuye miyawe igasigara. Hari Imana yakuvuzeho. Reka amateshwa y'abana b'abantu. Reka imyumvire y'abana b'abantu. Hari Imana yakuvuzeho. Hari n'iki kuvuzeho muri uyu munsi. Haleluya. Ari mu kazi. Ari hehe? Ari hehe? Yeremiya Yesaya yarongera arandika aravanga uyu munsi ndakubohora. Ibice 40 n'umurongo wa 4. Aranga uyu munsi ntabwo arejo. Ntabwo arejo bundi. Uyu munsi ndagira gute? Iminyururu iri ku maboko yawe. Haleluya. Yeganyeza amaboko yawe guca. Bana sifiwe. Uyu munsi Imana irakubohora iyo minyururu. Iyo minyururu ituma udatera imbere. Iyo minyururu ituma udakora ngo bicemo. Iyo minyururu ituma Imana irakubohora. Hari abantu bameze nk'abarishiriza ku kiziriko. Bahora bizengurukaho ntacyo ukora ngo kigende. Urabona udufaranga tugaca mu myanya y'intoki. Ubuzima bwaranze kubera ibyo binyururu. Ariko hereza Imana icyubahiro kuko ivuganye nawe. Uyu munsi irakubohora. Uyu munsi iragukura iyo minyururu. Uyu munsi iragukura iyo minyururu. Uyu munsi urakira kubohoka mu izina ryayo. Zamura haleluya butsinzi. Haleluya. Haleluya. Yesu kuwango Yesu no mwami. Kuwango Yesu no mwami ariko di. Kuwango Yesu no mwami cyane ariko di. Yesu ni iki? Yesu ni iki? Uwo mwami wami. Haleluya. Haleluya. Yesu nicyo cyamuzanye. Nugukuraho imirimo yose y'umwiji. Nugutanga umudendezo ku batawufi. Haleluya. Nuguha amahoro. Yaje ngo gutangaza kimbohe ziboho. Yaje gukiza ibisenzege. Kandi yaje kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Niba waranakoze n'ibyaha, niba n'ababyeyi bawe barakoze ibyaha, uyu munsi ndatangaza ko Yesu yaje gutanga imbabazi kugira ngo avane abantu mu bubata bw'ibyaha. Bana sifiwe. Biraya tubwiye ngo bari muri Kristo bari iki? Hari umuntu urano wimva ko yabaye cyane mu gishanga za muri kiganza? Ibyakira bibabigize gute? Kuraguza bibabigize gute? Guterekera bibabigize gute? Kuba baratwaye ikariso ye bakayisha hano nta gaciro bibabikigize gute? Indasago baguciye ntacyo zibaza ikigize gute? Ibikagiro ntacyo ibyo bateze na amagambo bagutongereye abahindutse. Imiryango y'ubukene yiwanyu butandukanye nayo ubaye icyaremwe. Ibyo gupfusha abana kwisha, ibyo gukenyuka biba bigize gute? Mu izina ryande ariko, mu izina ryande ariko nukuri kw'Imana. Haleluya. Yesu arakora. Haleluya. Santere rero tugiye gusenga.
Bwana sifiwe. Tutarasenga ndagira ngo buri muntu wese ahaguruke ku maguru ye. Ahaguruke ku maguru. Numva shaka ko dusenga. Dufata imyanya minota nk'icumi dusenga. Dusengera ibyifuzo bitandukanye. Haleluya. Bwana sifiwe. Ari umuntu ariko yumva muri umwuka wo gusenga? Ndagira ngo umirize ku maso yawe gatoya. Nushaka kuzamura ibiganza urabizamu. Uko wumva uzamuye Imana uhaye n'icyoro mu buzima bwawe niwe bireba. Ariko ndagira ngo usubize amaso inyuma ufate itoroshe yo mu mwuka. Utoroshe mu miryango y'iwanyu uko babaye. Urebe ubuzima so na nyoko bakuriyemo. Urebe ubuzima sogokuru wawe yabayemo n'abakuru bawe n'abarumuna bawe. Urebe amateka y'iwanyu. Numara kuyareba biraguha ishusho ikwereka icyagakiza kavuze ku buzima bwawe. Birakongerera imbaraga zo gusenga no kwitandukanya n'ikibi cyose cyagusubiza muri karande, cyagusubiza mu byaha, cyagusubiza mu bibi wavuyemo. Kandi ni wowe Imana nk'uko nabivuze igomba guhera hindura umuryango. Bwana sifiwe. Ndagira ngo tuzamure amaboko dusenganire isenge. Ndavuga usubiremo. Uravuga ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Uravuga cyane ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Mpagaze imbere yawe. Mpagaze imbere yawe. Ndi umunyabyaha. Ndi umunyabyaha. Navukiye mu byaha Mwami. Navukiye mu byaha. Ababyeyi banjye nimwo bambyariye. Ababyeyi banjye niho. Ibyo byaha nabikuriyemo. Ibyo byaha nabikuriyemo. Byivurugutamo. Ndetse byangize ingaruka zitandukanye. Igihe kimwe najyaga kwisanga ngasanga nabaye nk'abambyaye. Ibyo nashaka nkabona nabisubiyemo. Ngakora ibyo nashaka. Nkanyuraho nagomba kunyura. Nkarya ibyo nagomba kurya. Nkararaho nagomba kurara. Ariko muri aka kanya ciye bugufi mwa kugira ngo umbabarire ibyaha byanjye mwa. Umbabarire ibyaha by'ababyeyi banjye. Bararagushe, baraterekereye, barasambanye, bagiye mu bapfumu, hari amasezerano bakoranye n'abadayimoni, hari ibitambo batanze, ariko uyu mwanya ibyo byose nitandukanya nabyo, mu izina rya Yesu, amaraso ya Yesu anyeze n'abana banjye, n'umuryango wanjye, n'ibyanjye byose, n'abankomokaho bose, turishinganishije mu maraso ya Yesu. Jesus. Zamura ibiganza byawe, hari imbaraga z'Imana muri aka. Hari imbabazi z'Imana. Numva Imana irahangaha muri aya materaniro. Haleluya. Hari imbabazi z'Imana. Haleluya. Hari ikiganza cy'Imana. Haleluya. Hari ukuboko kw'Imana gukomeye. Haleluya. Vuga ngo uyu munsi urusika rwamuzaga n'ibisekuruza byanjye ndarusenye mu izina rya Yesu. Vuga ngo uyu munsi indwara zose za karande, ubukene bwo mu miryango, impfu zo mu miryango, ubusambanyi bwo mu miryango, kutubaka ingo kwa mu miryango, ubutindi bwo mu miryango, ibyo byose bibi byankurikiranaga, ndatandukana nabyo mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Vuga ngo uhereye uyu munsi
amateka yanjye amateka yanjye vuga cyane ngo amateka yanjye amateka yanjye arahindutse satani ndagutangarije amateka yanjye ahindutse imibereho yanjye irahindutse ubuzima bwanjye burahindutse urubyaro rwanjye rurahindutse mu kazi kanjye birahindutse mu mibereho yanjye birahindutse mu izina rya Yesu nakiriye umugisha uturuka ku Mana umugisha wa Aburahamu umugisha wa Isaka umugisha wa Yakobo ubwo kwizera Kristo ubwo kwizera Kristo ndawakiriye mu izina rya Yesu tamura ikiganza cyawe vuga ngo uhereye umunsi ishusho bambonaga ishusho bandeberagamo ntabwo ariyo bazongera kumboneramo kuva none kuri uyu munsi mu izina rya Yesu uhereye umunsi ndashinganisha abana banjye mu maraso ya Yesu ndashinganisha umufasha wanjye mu maraso ya Yesu uhereye umunsi ndashinganisha akazi kanjye mu maraso ya Yesu uhereye umunsi urugo rwanjye ndarushinganisha mu maraso ya Yesu uhereye umunsi nishizeho uruzitiro rw'amaraso ya Yesu tangaza uvuge ngo sinzapfa vuga cyane uvuge ngo sinzapfa nzarama tekerereza abantu kugira ngo imirimo Imana yankoreye zabona ibyiza by'imbuto zo mu nda zanjye zabona umugisha w'abankomokaho zabona umugisha w'abana mu izina rya Yesu nzabona umugisha w'imirimo yanjye nzabona imigisha y'abana banjye nzabona imigisha y'urubyaro thank you Jesus muri ibiganza byawe numva imbaraga z'Imana muri uyu muntu hallelujah supernatural power hallelujah numva imbaraga zibohora hallelujah numva imbaraga zikiza hallelujah numva amateka arimo ahinduka hallelujah numva abazimu barimo basohoka hallelujah numva nyabingi zirimo zisesa hallelujah numva ubukene burimo butaka hallelujah numva amahembe n'ibitega bisesa numva ijuru rikingutse ijuru rirakingutse ugiye guhura n'Imana mu buryo budasanzwe zamura ibiganza wakira imbaraga z'Imana akira imbaraga zikiza akira imbaraga zibohora ibyararaga bikuniga ibyararaga bikujwigiriza ibyararaga bigucurika byarangiza bikagucurukura hari imbaraga zisumba byose hari imbaraga zimanutse zije kukuvana aho bagutaye zije kugukura iyo minyururu Yesu ndakumva Jesus thank you Jesus numva imbahe zirimo kubohora hallelujah numva inzugi zikinguka numva iminyururu imidohoka numva uburetwa bashyizweho burimo bugukurwaho muri aka kanya burimo burakuvaho muri aka kanya iminyururu irimo iradohoka ku buzima bwawe Yesu ari mu kazi imbaraga z'Imana ziri aha hantu ikiganza cy'Imana kiri aha hantu
sinitaye ku marozi bakuroze, sinitaye ku byo batambutse, sinitaye ku byo bakugaburiye, sinitaye hari imbaraga zikiza. Hallelujah. Sinitaye ku buremere bw'indwara yawe, nubwo waba urwaye sida, nubwo waba urwaye za kanseri, nubwo waba urwaye diyabete, hari imbaraga zikiza. Imana irimo irakiza indwara, Imana irimo irakiza indwara. Zamura ikiganza cyawe, Imana irambwira kuri imikiza indwara. Imana irimo irakiza indwara zananiranye, Imana irimo irakiza indwara zananiranye, Imana irakiza indwara za buri muntu afata arwaye ababara. Niba hari ahantu babara wafate, ikiganza cy'Imana kiri gukora, imbaraga z'Imana ziri gukiza. Ntabwo usubira nk'uko bazi uyu munsi, ntabwo usubirayo, ntabwo usubira nk'uko baje. Iyo miti ituruka ku badayimoni irakira, iyo migongo ituruka ku badayimoni mu izina rya Yesu. Uyu munsi wakire gukira, uyu munsi wakire gukira. Haleluya. Zamura ikiganza cyawe. Yes. Tugiye guhamagara izina rya Yesu inshuro 7. Izina rya Yesu inshuro 7. Ikibazo cyose wari ufite, indwara wari ufite, intambara warwanaga nazo, nitumara kumuhamagara, Yesu araza yihurire nabyo. Yesu araza avugane nabyo amaso ku maso. Yesu araza arebane nabyo imbona nkubone. Hallelujah. Yesu araza bifesi. Yego. Yesu araza bifesi. Yego. Yesu araza bifesi. Yego. Yesu arahura nabyo kuri uyu mugoroba. Igihe wazengurukiye umusozi kirahagije, igihe wazengurukiye ibyo bigeragezo kirahagije. Hallelujah. Igihe wabare muri icyo gisuzuguro kirahagije. Igihe kirageze ngo Yesu agire icyo akora. Giye guhamba kubara gatatu, duhamagara izina rya Yesu. 1, 2, 3. Yesu. 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 Hamagara Yesu cyane. Yesu. Muhamagare. Yesu. Ongera umuhamagare. Yesu. Ongera umuhamagare cyane. Muhamagare. Yesu. Yesu araje, zamura ikiganza sasa. Jesus. 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 Robo shiki ya ramasa. Hari imbaraga zikiza muri uyu mugoroba, hari imbaraga zibohora. Imana ihimbazwe kuko ikoze imirimo n'ibitangaza. Imana ihimbazwe kuko ibohoye abari baboshe. Imana ihimbazwe kuko yanditse amateka mashya ku buzima bwawe. Bwana sifiwe. Tuza gato ye gusengera ibyiciro soza. Giye gusengera abantu basengaga ariko bakaba mu buzima butanesha ibyaha, bakihana ariko bikagaruka. Utambuke mupfukame hano tubasenge. Wumva ushaka imbaraga zo kunesha ibyaha, imbaraga zo kunesha, kugira ngo we mu buzima bukiranuka, we mu buzima bwejejwe. Tera intambwe hano tugusenge. Ndagira ngo unyaruke tucunguze uburyo umwete twihuta. Tuguze uburyo umwete dusenge. Tunyarutse. Ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye gutsindishirizwa. Wewe ubwawe byarakunaniye mu mbaraga zawe. Ngwino tugusenge. Ngwino mfukame hano. Unyarutse, Imana ibaho umugisha. Kama hano vuba vuba. Kamanga. Abo ngabo bagendane n'abantu baturutse bavuye mu miryango yabayemo ibintu byo kuraguza, guterekera, abantu bakoreye abadayimoni baturutse muri iyo miryango, baze tubasenge nabo kugira ngo ibyo bintu bitazabakurikirana. Ihute. Fukama ugeze. Abo nabo haze n'abandi mu ngo zabo habamo umwuka wo gusenyuka. Nta rugo rumara kabiri, nta rugo rumara kabiri. Tera intambwe uze nawe tugusenge. Turasengera abandi bari mu muryango wabo harimo imizimu yo gukenyura abantu. Nta muntu ujya wisazira, abantu bose bapfa bakindutse. Muze tubasengere mu izina rya Yesu. Twaje kubabohoza. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Turasengera abandi mu miryango yabo harimo umwuka wo kudashaka. Kudashaka. Miryango irimo abantu karande zo kudashaka. Mutera intambwe muzi imbere tubingingira Imana muri uyu gitondo. Mupfukame neza dusenge mugiye kubahoka kandi ibyo ni ibyiciro tugiye gusengera.
tugiye gusengera abandi mu miryango yabo harimo karande z'ubukene zabariye icyo bagerageje gukora byarananiranye. namwe muzi Imana ibaha umugisha. tubasengere tugiye kubohoza aba bana b'Imana, tugiye kubasiga amavuta. biravuga muri ya Kongo nubwo yaba yarakoze icyaha ngo abakuru b'itorero bamusengere bamusiza amavuta, umwami azamuhagurutsa azamukiza. ntabwo tugomba kuba nk'uko amateka y'iwacu yabayeho. Imana hari ibyo ugomba guhindura. baraguterese burapfa igihe kirekire, tera intambwe tugusengere. byarananiranye wa musore urateta bakakubenga kubera icyangiro, ngwino tugusengere. Haleluya. ngwino tugusengere. Imana Bwana sifiwe. Muzamuri ibiganza tubasengere Imana. abakozi b'Imana tubagote, abashoboye mu barambureho ibiganza. abakozi b'Imana mu basengere, natwe data mu izina rya Yesu. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, baba aba ni abana bawe, turabahoje mu izina rya Yesu. turabahoje mu izina rya Yesu. tubavanye mu misha, tubavanye muri karande z'ubukene, tubavanye muri karande z'ubutinde, tubavanye muri karande z'ubukene, tubavanye muri karande zo kudashaka, tubavanye muri karande z'ubushomeri, tubavanye muri karande zo kudakizwa neza, zo kutabikizwa neza, zo kutabigumamo neza. bakira umugisha w'Imana, bakira umugisha w'Imana, bakira amasezerano yabo. ndabejesha amaraso ya Yesu, ndabejesha amaraso ya Yesu, ndabejesha amaraso ya Yesu, ndabejesha amaraso ya Yesu. ndabatandukanya n'imiryango, ndabatandukanya n'ibisekuru, ndabatandukanya amaraso ya Yesu, ndabatandukanije. urakoze kuko babohoye mwana, urakoze kuko basize amavuta. abazimu ntibakababona uhera uyu munsi mu izina rya Yesu. nyabingi ntizikababone mu izina rya Yesu. abarangi ntibakababone mu izina rya Yesu. abarozi ntibakababone mu izina rya Yesu. abapfumu ntibakababone mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. urakoze Mana kuko ubejeje. urakoze Yesu. kandi ubahaye umugisha. urakoze mwami. ukomera Imana amashyi kuko ibaho. komerwa amashyi. ukomera Imana amashyi kuko ibaho. komerwa amashyi. komerwa amashyi. musubire mu myanya yanyu. Imana ibaho umugisha. mugende mu bwiza bwiza. uriya arimo arabohoka, mumureke mu izina rya Yesu. Imana iri mu kazi, mumureke mu izina rya Yesu. Haleluya. terarura ariko niba ubyumva. Imana ishimwe, Imana ishimwe. abantu ushaka gusengera soza ni bamwe. ndashaka gusengera abantu. Bana sifiwe. uwo yahuye n'imbaraga z'Imana arimo arabohoka. hari za karande zirimo zisohoka. wera umunsi ndategetse mwabazimu mwe musohoke, izina rya Yesu. musohoke mu izina rya Yesu. izina rya Yesu. izina rya Yesu rifite imbaraga. izina ribohora. izina riri hejuru y'abatayibona. turategeka imbaraga z'Imana. imbaraga za Yesu. 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 katika jina la Yesu. murekure daimoni. sohoka vuza induru, sohoka. sezera ntuzagaruka ukundi. boroga gira vuba. ndagutwitse, ndagushirije. sohoka, ndagutegetse. fire. izina rya Yesu. amina. haguruka. 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 izina rya Yesu. izina rya Yesu. izina rya Yesu. dayimoni sohoka. dayimoni musohore. musohoka. dayimoni sohoka. izina rya Yesu. katika jina la Yesu. sohoka. sezera muvemo. sezera genda. iruka. kimbia. sohoka. genda. izina rya Yesu. kadusengera aba bantu dusoza, mumureka babohoka. barimo baramuvamo gake gake. arimo yahuye imbaraga z'Imana zirimo zirakora akazi ku buzima. reka dusengera abantu bashaka gukiranuka mu bya 10 n'amatura ariko bikanga. bumva umutima wabo bishaka, bashaka no kubikora.
n'abandi babikora bakabikora nabi umusaka bikoreje agasiba bikamunanira. Muzi izo mbaraga tuzisengere zibaveho kuko urwo nirwo rufunguzo rw'umugisha w'abaruko. Haleluya. Muteri intambwe muzi hano dusengera abo bantu munyarutse kandi Imana ibaha umugisha. Baja bumva bashaka kubikiranukamo nabango ni mungerageze nzabagomorera imigisha. Muze hano gerageza Imana, tugerageza Imana. Hari ababikora uyu munsi akazongera icyumweru gitaha akazabikorwe. Muze hano. Hari n'abandi ababishaka ariko agasanga byamunaniye. Muze munyaruke, munyarutse Imana ibaha umugisha. Tera intambwe mupfukame. Uyu ni umunsi udasanzwe ku buzima bwawe. Uyu ni umunsi wo kugarurizwa ibyawe. Uyu ni umunsi wo kubohoza ibyacu. Konte zacu zigatangira kubikwaho. Twajya tubikuza natwe Imana ikatubikuriza. Tukareka kuba abajura. Ujya kubikuza atabitsa bari umujura. Tukareka kuba abajura imbere y'Imana. Imana ibaha umugisha. Munyarutse mbahaye umunota umwe. Zamura ibiganza mbasenge. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Yababwiza uko buratwaranirwa kandi ntwarane zibugishamo imbaraga. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, aba bantu mbarambuye ibiganza mu izina ryawe kandi mbahesheje umugisha nk'umutambyi wimikishije amavuta. Uhereye umunsi imiryango yabo ikinguwe. Uhereye umunsi amarembo yabo yugurura. Uhereye umunsi babona umugisha mu byo bakora. Kandi nibamara kubikora Mwana bazagerageze kubikiranukiramo. Bazajye batanga ibya 10 n'amaturo. Bazajye bagukorera ku manywa na nijoro. Bibuka ko wabikoreye. Umwuka w'ubugugu ndawirukana ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubukene ndawirukana ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Uhereye uyu munsi bateho umugisha kandi ubazamure bamenye ko ntawagukoreye wigeze akorwa n'isoni. Ntawagukoreye ngo yikorera amaboko. Urakoze kuko bahaye umugisha. Natwe tugukomeye amashyi tugukura ubwatsi mu izina rya Yesu. Amen. Bless you. Mureke dushimire Imana. Tuyikomera amashyi Imana, tuyikomera amashyi. Mureke dushimire pastori. Tumushimira arakoze Imana imuhe umugisha.